Abana bari hagati y'imyaka 12 na 15 nibo dusanze bitoza gukina umukino wa basket. Aha Kimironko mu kagari ka Bibare umudugudu w'ingenzi bafite ishyaka n'umurava kugira ngo bamenye uyu mukino kuko ushobora kuba ipfundo ry'iterambere ryabo ejo hazaza. Nkanje intego mfite no gukina bi professionnel, umuntu agakina hano mu gihugu akajya no gukinira hanze, mbese umuntu agakina bi professionnel. Ubu ngubu dufite intego yo kuba abakinnyi bakomeye nyine, niyo mpamvu ubona tuba twaje hano tuje nyine gufungura ikibuga kugira dukore cyane nyine tugeraho tugera. Aho barimo kwitoreza ni ku kibuga gishaje kandi kitajyanye n'igihe, ariko iruhande rw'aho bakinira harimo kubakwa ikindi kibuga cya basket kizaba cyujuje ibisabwa igihe kizaba kimaze kurangira neza. Ni ikibuga cyubatswe na Minisiteri ya Siporo ku bufatanye n'umuryango Imbuto Foundation hamwe na BAL. Ni igikorwa remezo abaturage bavuga ko bishimiye kandi bazagira uruhare mu gusigasira. Twebwe turashima Imana cyane kuko haje abantu badufasha kugira ngo twari twabirose kuva kera abana bacu basangaga bari mu ngo hariya bicaye bareba za televiziyo, abandi bari muri za telefone, ugasanga nta kintu bafite bakora. Ubireba koko ugasanga nta kintu bifite bakora. Nukuvuga ngo iterambere rya siporo ntabwo ari basket gusa, n'ibindi muzaribona mu myaka mike ahangaha kuko dufite abana benshi, kandi siporo buriya utangiriye mu bana ni ngombwa birakomeza neza. Ahangaha muzajya musanga abana buri munsi buri gihe bitoza, tuzanashaka n'abatoza ye. Iki kibuga kirimo kubakwa ni kimwe mu bibuga birimo kubakwa hirya no hino mu gihugu muri politiki y'igihugu yo guteza imbere impano z'abakiri bato binyuze muri siporo, nk'uko Minisitiri wa Siporo Munyangaju Aurore abivuga. Ikigambiriwe nuko aho abantu batuye bagomba kwishyira hamwe bagatekereza uburyo dushyiraho ibikorwa remezo kugira ngo abana bacu gushakisha impano y'abana bakiri bato babona aho bakinira, cyane cyane mu gihe abana batari mu mashuri, abana bari mu muryango, ariko noneho no kubashakira aho bidagadurira, aho bashobora gukina n'impano zabo zikaba zahazamukira. Ikibuga cya basket kiri Kimironko kiri mu mushinga mugari w'ibibuga by'imikino bizaba byongera kuri iki kibuga. Hano turi ntabwo ari umukino umwe, twashyizeho imikino myinshi, harimo umukino wa basket, hariya hirya dufite umukino wa tennis, dufite na football nayo izajyamo. Icyo turimo gukora no gushakisha abandi bafatanyabikorwa banyuze muri za federation, tuzakorana nabo kugira ngo nabo bashobore kuba baza, tunyuze nko muri Ferwafa nabo turimo gukorana ibiganiro ku buryo twashaka umufatanyabikorwa za nawe akaba yadufasha kubaka kira kibuga cya football kugira ngo umwana wese uzaza hano azisange, azibone mu mikino myinshi itandukanye. Umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango Imbuto Foundation Umutesi Jardine avuga ko muri gahunda z'uyu muryango harimo no guteza imbere impano z'abakiri bato. Nka Imbuto Foundation dufite programme zireba zishyira urubyiruko imbere ndetse tukanubaka ubushobozi bwabo. Iyo programme rero kimwe mu byo dukora ni no kureba impano zaba iza sport, zaba izo gushushanya, zaba izo kudoda, zaba izo kuririmba, zaba zose, tukanagirana n'interuro ihamagarira urubyiruko. Navuga ko ari interuro tuvuga ngo agura impano yawe, atari gusa mu kuririmba, mu gushushanya, agura impano yawe ahantu hose wumva ufite impano. Hano rero ni ahantu hazadufasha kugira ngo turebe impano ziri muri uru rubyiruko, tuziteze imbere kandi nabo bahe gutera imbere. Ikindi ntabwo ari urubyiruko gusa, muri community harimo n'abakuze. Muri iki gihe mubona yuko guteza imbere siporo biranadufasha kurwanya indwara zitandura. Perezida wa BAL Amadou Gallo avuga ko kubaka ibibuga by'imikino ya basket bitanga icyizere cyo kurera impano z'abakiri bato, akaba ari nayo mpamvu BAL yateye inkunga uyu mushinga. The key driver for our initiatives to develop basketball across the continent is about zimwe mu mpamvu zacu z'ingenzi mu kwagura umukino wa basket ku mugabane ni ugutuma abana babona ibafasha kugira ngo bawukine.
kubona igikorwa remezo nk'iki birabatera umwete wo gukora siporo ahantu heza, bige umukino, bige indangagaciro zawo, bizabafasha kuba abantu bafite umumaro aho batuye. Icyo tugomba gukora hano, usibye iki gikorwa remezo gihari, tugomba kugira uruhare mu guhugura abatoza b'uyu mukino bazakurikirana uyu mushinga. Ibi ni bimwe mu byo BAL ishaka gukora. Aho tujya hose dushaka gusiga amateka y'igihe kirekire, kandi nta mateka arenze ibikorwa remezo nk'ibi bifasha abakiri bato gukina uyu mukino bagakura biga indangagaciro zabo. Providing a safe place where young people can play the game, learn to grow with the values of the game. Ibibuga by'imikino birimo kubakwa nibirangira, abana bazajya babyitorezaho banabikinireho ku buntu mu gihe abakuru bazajya bishyura. Ni ibibuga bizajya bigenzurwa n'ishyirahamwe ry'umukino wa basket mu Rwanda Ferwaba. Iki kibuga cya basketball kizubakirwaho ku ruhande n'ibindi bibuga bitandukanye bifasha muri siporo, kiri ahangaha mu murenge wa Kimironko, ariko kizafasha abantu batandukanye cyane cyane urubyiruko baturuka no mu yindi mirenge nk'umurenge wa Ndera ndetse n'umurenge wa Bumbogo, kuko aho iki kibuga giherereye cyegereye iyo mirenge yose. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.